ngira ngo murabibona sinzi nuko twabivuga ariko dushimira nyakubahwa perezida wa Repubulika ku rwego ruri hejuru cyane kuko ngira ngo ibi byose nkuko turimo kubivuga niho turi imbere niho dufasha namwe ne guverinoma y'u Rwanda kuvuga ngo ibikorwa bya miliyari zingana zirimo gushyirwa ahangaha twe ntacyo twatanze mu by'ukuri nubwo turi beza kurusha abandi banyarwanda ariko bahisemo ko muri iki gihe natwe tuba tubona ubwiza bw'igihugu twumva ku bwiza by'igihugu turabashimira cyane ikindi nuko nabwira abantu bose ngo ibi bikorwa remezo reka tubyaze umusaruro. Umugabo, umugore, umwana, umukobwa ndetse n'umusore mu murenge wa Rubavu ndetse n'abanyeshuri barangajwe imbere n'ubuyobozi bw'umurenge wa Rubavu ndetse n'inzego zikorera muri uyu murenge wa Rubavu bose bitabiriye umuganda. Murabizi ko muri kino gihe akarere ka Rubavu nako kahuye n'isanganya zagwiririye u Rwanda zihitana abanyarwanda ndetse n'ibyabo. Umurenge wa Rubavu ukaba rero usanzwe uyari umuco wabo bagize intego yo gukora isuku hirya no hino mu bice bikikije uyu murenge bifashishije abaturage ndetse n'ibigo by'amashuri. Uyu murenge wa Rubavu kandi ukaba uherutse no gutsindira igikombe cya miliyoni 25 kizagurwa imodoka izabishinzwe umutekano muri uyu murenge wa Rubavu. Tugiye gukurikirana uko uyu muganda wakozwe. Ntimujye kurenda bakunda, nitwa Emmanuel Kanani. Salama muntu wanyu. Umeze neza? Sawa. Okay. Merci beaucoup. Rakaze cyane. Bonera, kutaza ngo vugane nabo se ko bashoje. Banguka bagiye gusozoza wiruka rero. None rero ikindi kintu bivuga ko muzamenye nkano bamurenge ngo ibyo ntabogera nabogera mazizi ndabura sose n'igihe nabogera izina ry'ubutore ry'abaturage b'umurenge ngo ndavuga ngo nabogera z'umurenge wa Rubavu batanye niyo ntego ari ubushake nabogerwa batanye niyo ntego ari ubushake byose birashoboka nabogerwa batanye niyo ntego ari ubushake byose birashoboka n'abashimira ukuri sibyo reka mbereka abantu twari kumwe hanyuma uyu mugabo muramubona amazina ariho aragaragara ni umuyobozi wa polisi w'umurenge wacu namwishimiye yego amaya amashi
umuyobozi wa daso mu murenge wacu mu murenge wa Rubavu. Aha, rero kugira ngo niho tuma bitoya abandi bari ahandi twishimiye kwifatanya nabo. Nasezeye kuri turabashimira. Ikipe yanyu yose. Dusanzwe tuzi ibikorwa byiza by'indashyikirwa mu Karariya. Ariko twabasabye ngo uyu munsi mureke n'abantu batuye inyuma y'ikigo n'igihugu. Twabimenye mu twese ko mwaje. Tuje gukora gukora mwarangi. Abantu b'abagabo cyane. Rero dufite mesaje y'umwaka mwakoze. Kandi turabizeza ko turi kumwe namwe turifuza ko isuku iba umuco ntibizajya biba mu kwa mbere no kwa kane gusa aho unyuze hose ntuhabona ikintu kitagenda gikureho wumve ko ntabwo kigushimishije kandi bizarebe na hano nugera no mu mujyi nugera n'ahandi wumve ko ariyo mesaje tugomba gutanga sibyo ubwo niba uzabaye ntavogerwa y'ukuri ntavogerwa abantu bareberaho kandi bagakoreraho ububyizi ibindi rero bizeza ko turi kumwe twitegera abantu bose bazategura kugira ngo tutakaze tuzabyemera yego urakoze cyane rero umwemeza aho nkubuye hahora hasukuye isuku isuku tujye tugira isuku 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 tujye tugira isuku. Nakoze ninde wanyibutsa umuyobozi w'umurenge wacu muramuzi muramwibuka yitwa Ndehari yabikoze ariko rimwe yarikoze irindi araribibutsa niwe mushyitsi mukuru dufite reka tumwakire nawe aratwereka abandi bari kumwe murakoze ajya mwavuga ngo isuku isuku aya kwa kundi mwabivuga isuku tujye tugira isuku 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 tujye tugira isuku. Nitwa Blaise Harerimana ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu n'ubwa gatanu bibabwiye ubutaha nzabaha amanota sibyo ndi kumwe umugabo witwa Leonidas Semucyo ashinzwe imibereho myiza y'abaturage mu murenge wacu uyu mugabo we muramuzi se ninde aya ntabwo ari izina yitwa Birinda abagabo iryo gusa ibindi muzababwira ikindi gihe uyu we muramuzi yitwa Habimana mwabibonye ntibyanditse se ni umuyobozi wa polisi mu murenge wacu sibyo uriya nawe mwamubonye yitwa nde aha ni umuyobozi umuhuzabikorwa wa daso mu murenge wacu abayobozi muri aha ngaha mwigira hano hafi muri Buhaza
mwigire hano nishaka mwigire no hasi. aha aba ni abayobozi reka bavuge muri rusange muri Buhaza aramo ku rwego rw'umudugudu cyakora ndavuga gitifu sedo muramuzi yego yitwa nde yitwa Karidi kubera ko mwatangiriye mu isuku iyo watangiriye mu isuku ukayibona mu muhanda buriya no mu mutwe bayagezemo no mu rugo iyo utashye bayagezeyo no mu baturanyi urabona ko uyu munsi twaje gufasha abaturanyi mu kigo twarabikemuye ndabashimiye kandi nzabona bashimiye mukomeze muyateze imbere kandi turi kumwe nk'ubuyobozi tuzakomeza kuba hafi mu gihe cyose ndabashimiye rero kwa Harerimana Emmanuel Blaise umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu. Murakoze ngira ngo icyambere ni igitekerezo cy'intavogerwa z'umurenge wa Rubavu. Abaturage batuye mu murenge wa Rubavu bafite izina ry'ubutore ry'intavogerwa. Twaricaye tubona ko hari ibyo dukwiye guhindura birimo no gutuma duha ahantu hakeye hatekanye kandi noneho twabihuza na serivisi dutanga nk'umuyobozi zikaba ari serivisi ntagererana. Icyo tukigira intego kuva mu mezi nk'icumi ashize hanyuma twicaranye na bamwe mu bafite ibinararibonye no mu bashobora kuba badufasha mu gutekereza ibitekerezo byagutse twemeranya gutangiza icyo twise isaha y'isuku. Isaha y'isuku rero ni uburyo dushishikariza buri wese nta n'umwe usigaye mu batuye umurenge wacu mu byiciro bitandukanye abakuru abato abikorera abakorera abandi twese tugahuriza hamwe tukavuga ngo hari isaha imwe twemeranya nibura kabiri mu cyumweru nibura kuko birashoboka ko yarenga tubihe umunsi wa kwa mbere n'umunsi wo kwa kane kuva saa moya kugeza saa mbiri twemeranya ko ari umwanya buri wese aho agenda aho akorera aho anyuze tuhatunganya tugakorera ahantu heza hatekanye kandi hari isuku. Ibyo rero tubitangije birakomeza bigera mu batoya ngira ngo mwagiye mubibona no mu maklabu mu mashuri ku nsengero mu bakozi ba leta mu bakozi bakora mu bigo bitandukanye by'abikorera. Ni uburyo ngira ngo tumaze iminsi kandi bumaze gufata butwereka ko nge nawe dufatanije turi abantu batuye mu murenge wa Rubavu twawugira umurenge ukeye kandi birashoboka ngira ngo ibyo tumaze kubona birabitwereka. Ni ukuvuga ngo abatuye umurenge wa Rubavu ni ntavogerwa ntavogerwa ubwabyo bifite icyo bivuze. Ntabwo tujya mu marushanwa tugiye kurushanwa tujya mu marushanwa tugiye gutsinda. Nicyo cyagenze niko byagenze rero twagiye mu marushanwa duhiganwa n'abandi hari marushanwa inzego z'igihugu zashyizeho harimo polisi y'igihugu n'ibindi bigo bya leta bishinzwe kwita ku mibereho y'abaturage. Twemeranya ko tugiye muri hirwanwa kandi tugiye gutsinda ntabwo tugiye gukina gusa tuzanamo rero ibi bitekerezo tuzanamo ibikorwa tuzanamo abafatanyabikorwa batandukanye. Irushanwa ry'isuku n'umutekano igihembo cya mbere cyangwa igikombe cya mbere mu ntara y'Uburengerazuba cyegukanwe n'umurenge wa Rubavu turabyishimira cyane dushimira abafatanyabikorwa n'imodoka ifite agaciro ka $25,000 ndetse ngira ngo muri urwo rugendo tugenda byarangiye tubonye $27,000 nk'igihembo. Ubwo ni ukuvuga ngo dushimira cyane abo twagendanye muri urwo rugendo kandi ntabwo ari urugendo rujyanye n'amarushanwa gusa ahubwo ni umuco dushaka kugira ngo dukomeze abantu bose uhereye ku batoya tujye dukura tuzi neza ko isuku ikwiye kuba umuco. Uruhare rw'abaturage ngira ngo ni rwo rw'ibanze ntagereranwa ntabwo mfite uko narupima ngira ngo wenda abakoze isuzuma muri iyo mirenge yose nibo babibonye kuko ntabwo ari ibintu byakorwa na executive cyangwa se n'ikipe y'abakozi oya ntibishoboka. Ni uko tugira abaturage 87,107 ni umurenge wundi wa 9 mu gihugu cyacu tuwe cyane kurusha indi. Bivuze ngo n'umubare munini w'abaturage dufite tudashoboye kumvikana ngo tugendane ntabwo ibihembo nk'ibyo ngibyo twabigeraho. Turabashimira cyane rero kubera ko nibo babikoze ntabwo ari twebwe gusa icyo twakoze no kubajya imbere nuko bashyikiriza igitekerezo bakagishima bakacyemera hanyuma uyu munsi murabibona ko turi mu ngamba twese dufatanije kandi turizera ko n'ibindi tuzabigeraho dufatanije. Icyo twababwira nuko icyambere nababwira ngo utaheruka nagira amatsiko azahasure ntabwo azicuza cyane babwira rwose ntawe uzicuza. Noneho wa wundi uhari nareke tugendane n'iri terambere ngira ngo murabibona sinzi nuko twabivuga ariko dushimira nyakubahwa perezida wa Repubulika ku rwego ruri hejuru cyane kuko ngira ngo ibi byose nkuko turimo kubivuga niho turi imbere niho dufasha namwe ne guverinoma y'u Rwanda kuvuga ngo ibikorwa bya miliyari zingana zirimo gushyirwa ahangaha twe ntacyo twatanze mu by'ukuri nubwo turi beza kurusha abandi banyarwanda ariko bahisemo ko muri iki gihe natwe tuba tubona ubwiza bw'igihugu twumva ku bwiza by'igihugu turabashimira cyane. Ikindi nuko nabwira abantu bose ngo ibi bikorwa remezo reka tubyaze umusaruro ni amahirwe yatuziye reka tuyabyaze umusaruro. Turabyaza umusaruro tubigenza gute? Tuvugurure duhereye mu mitwe yacu tuvugurure imikorere tuvugurure imitekerereze tuvugurure imyubakire tuvugurure imigendere tubeho nk'abanyamujyi nyine kubera ko turi mu mujyi leta yacu yadushize yaduhaye amahirwe yo kuba natwe abari mu mujyi ngira ngo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Dusigaye tuvuga ngo umuntu wapfuye arimo kwihuta umutekano tuwufite
kubera ko dufite ubuyobozi bwiza. Hanyuma uruhare rwacu natwe turubona mu ijambo ryitwa ubufatanye. Ubu hano dufite inzego zitandukanye z'umutekano, dufite ingabo z'igihugu tubana neza, dufite polisi y'igihugu tubanye neza, dufite abanyerondo ry'umwuga dukorana neza, noneho tukongeramo n'ikindi nacyo cyajemo mu minsi ishize cyitwa irondo ku isibo. Ni ukuvuga ngo nibura abantu batuye mu isibo bishakamo abantu buri munsi bafatanye n'inzego ziri ku mutekano, guhana amakuru, gusangira ubunararibonye, hanyuma wa wundi wagerageza kutuhungabanyiriza umutekano, ngira ngo ntabwo n'ubigerageje ntabwo kiducika, turamufata.